Igitondo cyiza nshuti bavandimwe mukomeje gukurikirana ibikorwa bya Fiacre Technology cyangwa se bya Fiatech. Uyu munsi cyangwa se aka kanya tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'uburyo washyira password kuri file yawe ya Excel. Yaba Excel, yaba Word, yaba Microsoft PowerPoint, ni bimwe, inzira ni zimwe, ntimugire ikibazo. Turakora urugero kuri Excel, dukore no kuri Microsoft Office Word. Hanyuma reka turebe, tuvuge ko iyi ni dokima yanjye namaze gukora. Uraza ukajya muri file, ndabereka inzira ebyiri. Inzira ya mbere ujya muri file, ugakirika hano handitse ngo M4, ukahakirika, uhita ubona ahantu handitse ngo Protect Workbook. Iyo ukiritse kuri Protect Workbook, ubona ahantu handitse ngo Encrypt with Password. Require a password to open this workbook. Bivuga ngo biraza kugusaba password mu gufungura iyi dokima yawe ya Excel. Urahakirika, bakubaze bati shyiramo password. Tuvuge ko nshyizemo 5 inshuro ebyiri. Hano hariho notabene cyangwa se attention cyangwa se amabwiriza ya ngombwa cyangwa se amategeko cyangwa se notification cyangwa se itangazo riba rikomeye. Bari kutubwira ngo if you lose or forget the password, igihe utaye cyangwa se wibagiwe password, it cannot be recovered. Ntabwo dokima yawe yagaruka. Namaze bizera byo abari basanzwe babizi barabizi, ariko n'abashya tubimenye. Iyo wibagiwe iyi password, tubyumvikaneho, iyo wibagiwe iyi password ntabwo dokima yawe yabasha kugaruka. Bivuge ngo ugomba gukoresha password uri very sure yayo ko uyibuka. Ubwo mwibuke ko nashyizemo 5 ebyiri, mpita nkirika kuri OK, bakambaza ngo ri enter password. Ni nkaho mu gifaransa navuga ngo ni password de nouveau, cyangwa se shyiramo cyangwa se shyiramo password bushyashya. Ubwo nongera nsubizemo password yanjye 5 inshuro ebyiri, aba ari nko gufasha Excel kugira ngo ize kubasha kuyibuka cyangwa se ibone ko ibyo making sure ko ibyo nakoze mbere ari ibyo nkoze bwa kabiri. Iyo usoje uhita ukomeza ugakirika kuri OK. Already murabona ko hahise hazamo password yacu, ko password is required to open this workbook. Baratubwiye ngo password iraza gukenerwa mu gufungura iyi dokima. Hanyuma ubwo ngubwo nijya gufunga barambaza ngo want to save your changes. Nguse ukeneye kubika impinduka cyangwa se kubika utuntu bigaragaye ko ushyizemo dushya. Ni ukuvuga ngo Excel idetectinze cyangwa se ibonye ko nshyizeho password. Ubwo rero mu byo yari yasevinze mbere, password ntiyari irimo. Ubwo rero nanjye ndakora kuri save. Ntuzigere ukora kuri don't save. Icyo gihe uvuze ngo ibyo maze akanya nkora kuhera igihe na savinze ntubimbikire. Ubwo rero turakora kuri save. Turibuka ko dokima yacu irimo irayisevinga. Dokima yacu iri muri hano muri reka tujye ahantu yari iri muri YouTube. Ijye hano muri folder yitwa YouTube Excel post, njye kuri part 5. Ninkirikaho murebe uko Excel imbaza. Murihangana, irahita imbwira ngo password. Bahita bambwira ngo dokima yanjye ya Excel yitwa part 5 Excel data sorting is protected. Irafunze cyangwa se iraprotectinze cyangwa se irarinzwe. Ubwo kugira ngo nshyiremo password, reka ngerageze nshyiremo nka password itari yo, murebe kanandikemo nka 7 ebyiri. Bahita bambwira ko ngo the password you supplied is not correct. Password cyangwa se umubare banga cyangwa se ijambo banga nshyizemo ngo ntago ari ryo. Icyo gihe ntabwo Excel dokima yanjye yafunguka. Ndafunga nongere ntangire mpaka nibutse password iri correct cyangwa se iri yo. Urategereza ko dokima ijya gufunguka, ready ihita ikubaza ngo shyiramo password. Ninshyiramo password iri yo 5 inshuro ebyiri mubyibuke, nkakirika kuri OK, dokima yanjye nta kindi kiyibuza gufunguka, irahita ifunguka. Iyo ni inzira ya mbere. Iya kabiri, uraza ukajya muri file, ukajya muri savers,
ukajya nk'ugiye kuyisevinga bushyashya. Ubwo mpise ngo hahandi n'ubundi yari sevinze, reka tuvuge ko tugiye kwishyira kuri desktop nta kibazo. Hano ubwo ni locations, hano ibumoso naho uhitamo ibintu. Ubwo mpisemo naho uhitamo locations cyangwa se ububiko butandukanye. Ubu ushyizeho na flash yagaragara munsi hano. Local disk, za videos, muri pictures, music, muri download, muri document. Ubwo ngiye mpisemo kuri desktop cyangwa se mu gifaransa cyo bita kuri biro. Izina aha file name ni izina mba ndi buhe document yanjye, nayise gutya. Hanyuma uhita uza hano impande ya save, murebe hirya iburyo, ukirika hano handitse tools. Iyo ukiritse kuri tools uhita ujya hano handitse general options, ugakirikaho, bagahita bakubwira ngo password to open. Ngiye gushyiraho wenda 0 4 1 2 3 4. Ukirike kuri OK, bahita bakubaza ngo subizamo ya password ushyizemo bwa mbere kugira ngo dukomeze. Re-enter password to proceed. Wibuka ko urabona ko twibukiranya ko password ugomba kuyibuka, iyo yibagiwe document yawe iba donc nta gaciro bigifite, iba yapfuye. Dushyiramo password enye, dushyizamo 0 enye, ugakirika kuri OK. Ikindi ukora no gukirika kuri save. Warangiza kugira ngo making sure ko cyangwa se usuzume niba document yawe yagiyeho password, urafunga byose, ufunge document yacu kuri desktop. Ngiyi hano ninyifungura ndebe ko koko password yanjye yagiyeho. Kadutegereze turebe. Good, bahita bambwira ko password yamaze kujyaho, ko document yacu iri well protected cyangwa se irinzwe neza, yamaze kurindwa. Nishyiramo password 0 4, nkakanda enter cyangwa se nkakirika kuri OK already, cyangwa se ako kanya password iraba successful. Hanyuma document yacu ifunguke. Ndabashimiye, mukomeze kugira umunsi mwiza kandi muhahe muronke. Mwari kumwe na IT Fiacre.